mwongeye kwirirwa cyangwa mwaramutse neza bitewe n'aho muherereye. Ni Kaneza wa mugabo nk'uko umaze kumenyera muri benshi kuri YouTube channel yacu yanyu ya Menya Uhinduke. Nkaba mbahaye ikaze ngira ngo dukomeze duhugurane, twige, turusheho kumenya kugira tubone guhinduka. Uyu munsi rero tugiye kwiga ikintu twita gufuha. Gufuha nta utabyumva, nta utabizi, ariko no gufashanya tugahwiturana tukabyiga kurushaho. Iyi ngingo rero nayo ni ingenzi cyane mu kugarura urukundo mu mwimerere warwo, kuko iyo itakoreshejwe neza rwa rukundo aho gutoha rukure rushishe neza byumvikane ko rugwingira. Icyo gihe rero ntabwo ushobora kubona umusaruro wifuzaga, ndetse n'urukundo ntabwo rushobora kugera aho mwifuzaga ko rugera, kandi aho bishyira haba ari habi. Ikindi kandi burya iyi nayo ni kamere, ntawe utayigira, nyine murumva ko ari kamere kuko tuvuka tuyifite. Ese uzi impamvu tuvuka tuyifite? Uzarebe umwana muto w'umuryango iyo ari we mukunda guha care, ibyo twita mu ndimi z'amahanga attention, noneho hashira imyaka runaka hakavuka nka murumuna we, uzasanga uwo mwana mukuru atangira gufuha. None si icyo gihe ninde uba warabimwigishije? Ntawe mu by'ukuri, ni ibitubamo gusa. Bishatse kuvuga iki rero? Ese gufuha ni iki ubundi? Gufuha ni igihe muri wowe uba waramenyereye kumvwa, kurebwa, gukundwa n'ibindi, mbese ari wowe benshi barangariye, cyangwa ufite ikintu runaka ukunze udashaka ko hari undi ukireba ugifata nk'uko ubyikorera. Niyo mpamvu urwo rugero nari ntanze rw'umwana biva hasi. Burya wa mwana azafuhira uwo baby mushya uje muri family, nko kumva ko ababajwe ko famiye yose igiye guhindukira amaso yose akajya kuri baby mushya, akumva ko ya care zizagabanuka, kandi koko niko bigenda ziranagabanuka. Usanga umwana mukuru muhita mumukuza mukajya mumubwira ahubwo nawe kumenya kwita kuri baby, kandi nawe ubwe akiri baby. Gufuha rero bihita bizamuka muri we rwose, ako kanya nibwo atangira kwiyenza. Ni nko gutanga ubutumwa ko mutakimufata nka mbere. Urundi rugero natanga, uzarebe wazindutse kare nka 11 za mu gatondo ukajya mu murima wawe, niba uri umuhinzi urugero, ugahinga ukavunika ugataha, maze abajura bakaza cyangwa inyoni zikakonera umurima, ari wowe ntiwasarasa, ahubwo birababaza cyane. Uwo murima wawe impamvu urinda hakazamo kufuhira, ndetse nuko uzi neza imbaraga uba wakoresheje ngo ukunde uwubone. Noneho izo ukoresha buri munsi ngo ukunde kubera umurimo utanga umusaruro, ibi bituma uhora uri maso udashaka ko hari n'uwawegera. Ahubwo rero wowe ukurikira inyigisho za Menya Uhinduke mutegurirwa mukanagezwaho na Kaneza wa mugabo, urugo rwawe n'uwo murima wasize iwanyu. Usanga bwana cyangwa madamu siko bimeze, usize abasore benshi niba uri umukobwa bagushakaga, cyangwa niba uri umuhungu usize abakobwa benshi bagushakaga ukiri umusore, kuko rega namwe burya abakobwa barabakunda, baba babashaka, ariko uhitamo uwo uramukunda, urarahira uti nige nawe witeka ryose. Hanyuma ugeze we umenya kumwitaho, ukazinduka care zose, umutegurira utuntu twiza, umuvugisha utuntu twiza, ibyo byose. Hanyuma ejo hakaduka undi mukobwa cyangwa se umugore runaka utari no mu nshuti zanyu, agashaka gutangira kubonera urukundo, kona rwa rugo rwanyu rwiza, cyangwa umwe mu nshuti zanyu, nabyo bijya bibaho. Numva icyo gihe ko bikubabaza. Ubwo icyo gihe umugore cyangwa uwo mukobwa, ndetse ku mpande zombi, niba ari umugabo cyangwa umuhungu ushatse gukora ibyo, urumva bitababaje? Rwa rugo rwanyu mwitangiriye uwo muntu ajate.
biba bibabaje cyane cyane iyo ari nk'umwe wo mu nshuti zanyu, mbese ugasanga aje ngo afatire aho bigeze, kandi ahanini atari uko byibura byakunaniye kubaka ngo aje kugufasha bazi, oya kubera gusa kamere mbi ziri aha hanze, akaza agatangira kurarikira umugabo wawe cyangwa uwo mugore wawe, noneho ukabimenya, ayayaya impungenge noneho zigatangira, ukajya uhora uri muri za urihe, uri kumwe nande, urataha ryari. Navuga nti wa mudamu we ufite raison, ufite ukuri rwose, ariko suko bakemura situation nk'iyi yivutse. Umutware wawe rero niba ko kumukunda kandi ukabuzi kamere ye, niba atari umuhehesi, gerageza ubeho umwizera kandi ugira icyo bita positive mind, kumutekerereza neza, witangira guhimba ibibi bimwerekeyeho mu bitekerezo byawe. Niba unafushye ubikora n'ubwa bwenge twabonye mbere tugitangira inyigisho za Menya Uhinduke. Hari uko wamubaza kugira ngo umenye neza niba uwo mukobwa cyangwa uwo mugore wundi yadukanye guhora bavugana kandi bibe ku mpande zombi. Ashobora no kuba ari umugabo wafuhiye madamu we, atari business barimo biganirira gusa. Umenye ikimutera kuba yahaye umwanya abandi, cyangwa ahari nawe madamu wavuye muri position mu mwanya wawe bwana yakubuze, none kuko maybe yabaye faible, donc umunyantege nke ari uharajya ahandi. Jya ubanza wisuzume neza mbere yuko umwataka, niba atatinze urugero niki kibitera, n'akazi kenshi se, inama nyinshi se z'akazi, cyangwa ntabwo umuha keya ituma kundi we, ituma ari wowe gusa akomeza kurarikira. Ntugapfe kumwataka cyangwa gushaka kumushinja utabanje kwisuzuma, kuko gufuha cyane ni ikimenyetso cy'uko nta cyizere kiri hagati yanyu, urukundo rwanyu rurimo agatotsi rwose. Iyo wumva wagize impungenge, gira icyo ubikoraho amazi atararenga inkombe. Icyo ni rero gikwiye gukorwa niba koko ushaka kubaka, niba koko ushaka kugarura urukundo mu mwimerere warwo, niba utifuza ko couple yawe yasenyuka izize gufuha. Shaka umwanya rero muganire byimbitse, nibishoboka mukore umwiherero, mujye kure bitari mu rugo rwanyu mumenyereye, ahantu heza ku bafite ubushobozi bien sûr, maze uzamure ikiganiro kandi wige kugwa ku ijambo, udaca hirya, utavugira mu bwiru, maze muganire kuko ubushobozi ubu bwifitemo. Hanyuma uzanasanga kenshi burya ibyo wamukekeye nta bihari rwose, kuko gufuha bikabije n'ubujiji. Ergo ugasanga uraye umutima uhagaze, ugahora wafuretse. Rero ukwiye kuzamura imyumvire, umutware wawe cyangwa umugore wawe ni we nshuti yawe ya mbere, nta nubwo wemerewe kumutekerereza ikibi. Kirazira kuba umutware wawe yatinda gutaha ugatangira gukora scene, amashusho mu mutwe, ubu ntiyaba ari kumwe na kanaka. Ibyo ni bibi, kenshi bituma iyo atashye umwakira ni nabi, bikamuyobera, noneho nawe agahinduka. Nk'uko navuze ko iyo ubabaye wababara kurushaho, niho uzasanga mumaze nk'icyumweru kimwe ntawe uvuga, umwuka mubi ari wo uvuga gusa, ikirere cy'urugo rwanyu cyahindutse umukara muri make, niko nabyita. Ibyiza rero wiga kugira positive mind, niba ko kumukunda ukirinda gufuhira ibidahari, ibyo udafitiye gihamwa za fact, kuko ibidahari ikibazo kuri wowe biba bihari. Niyo mpamvu ufuha nyine, kuko wamaze kubirema muri wowe, byabayeho wabyemeje kandi bidahari. Niyo waba ufite ibimenyetso yewe nimuganire, ariko icyo kibazo gikemurwa n'imyifatire n'imyitwarire wagize. Kandi koko ntawe udafuhira uwakunda, birumvikana uba wumva agomba kuba wawe gusa, ni nako kuri ubundi n'uwawe koko pe, ariko wumva yaba uwawe ku buryo adakwiye kuba yavugana n'abandi se? Hoya, iyo myumvire ntabwo ariyo iri hasi cyane. Kereka mugiye kwibera rero mu ishyamba,
naho yajya avuga ko wenda zebra ziteye neza, zifite amatako meza, ugatangira ugafuha. Siko bimeze, birasekeje kuko icyo gihe gufuha kuba kwarakurenze, ntuburiho, ni ugufuha kuba kuriho muri wowe, nta kintu uba ugitekereza neza. Ndumva ari byiza uwo ukunda umugirira positive mind, umutekereza neza, kandi burya nawe agera aho akirinda kuba yatuma umutekereza nabi. Icyo nawe rero ni reciproque, ni mpanguhe, ntukwiye gutuma agutekereza nabi cyangwa yafuha. Hari ishusho ugomba kumuha. Izo social media zaje uburyo uzikoresha, bwa bwenge nzahora mvuga. Ntabwo social media zaje ngo uziyoboke, n'ibyawe byose ku buryo inshingano zawe zivaho. Ugomba kumenya kuziyobora, arizo ukaziganza mbese wowe ahubwo, kuko kenshi nizo zitera n'iryo fuha, kugira ubukana. Usibye ko kubakundana nyabyo ntabwo social media zabakura mu mwimerere w'urukundo, ntibishoboka rwose, ibyo narabibonye. Reka ntange ibisubizo bibiri kuri couple yabifite iyi crise cyangwa se ikibazo cyo gufuha gukabije. Hari ibintu bibiri navugaho gake, ni mu bikurikiza ndabwiza ukuri gufuha ntigushobora kuzabasenyera namba. Ntabwo ari ibintu bishya mu matwi yanyu, musanzwe mubimenyereye, yewe abenshi mushobora no kuba muri impuguke kundusha kuri ibyo, ariko reka ngire icyo mvugaho muri make. Icyambere natangaho nk'inama nicyo twita communication. Iki kintu giseneye abantu, gitumye abantu bahora bashwana, gitumye abantu bumva bashaririwe, kandi arakano koroshye. Uburyo mutangamo amakuru y'urugo rwanyu hagati yanyu, gahunda muba mufite umunsi ku wundi, uburyo muziganiraho. Niba usohotse, menyesha sheri wawe, kandi nunagera iyo ugiye mumenyesha, ku buryo nta mpungenge yagira. Bibaye ngombwa unamubwire nabo muri kumwe, kugira ngo wirinde kuba yahamagarwa n'undi muntu akamubwira ati turi kumwe na sheri wawe muri mariage par exemple. Niba ariho wari wagiye, ariyo gahunda rufite, ushobora kujya muri mariage ugahura, tuvuge urugero nka ex, ntawe utagira aba ex umuntu mwigeze gukundana kera, ugasanga baramuhamagaye bati duhuye na sheri wawe ari kumwe na wa mu ex we, kandi wowe ntwari bwabimubwire. Icyo gihe urumva bidatumye, niba ari umugabo cyangwa ari umugore wawe, bigiye kubyura amakimbirane, kuko baramwakije, bakije umuriro, baramubwira bati duhuye na sheri wawe ari kumwe na wa mu ex, kandi nyamara ari wowe wamutanze rubanda kumuhamagara, ukamubwira uti sheri nageze muri ya mariage, guess what, ndi kumwe na kanaka. Nta kibazo rwose. Naho ubundi ashobora kuba yatekereza ko ari nacyo burya cyari kikujyanye muri iyo ceremony, guhura n'uwo mu ex, ukaba ugiye kuzira ubusa rwose, mutigeze munavugana, umubonye nk'uko uriho urabona abandi batumirwa muri iyo mariage. Mujye mumenya gusangiza amakuru kuri buri kintu, bizabafasha. Kandi na kidobya washakaga kubavangira azasanga muri strong couple, mukomeye, bigoye kubinjirira. Biranoroshye cyane rwose. Ese niki cyatuma ubundi utabwira umukunzi wawe gahunda zawe, niba wumva bikuvuna kumumenyesha buri kintu? Icyo ni ikimenyetso cy'uko utamwiyumvamo rwose, icyo niyo kugitindaho. Icya kabiri, uburyo umuha agaciro. Ikintu nanone gikunze gutuma hazamuka gufuha ni uburyo duha agaciro abakunzi bacu. Urugero, niba mwasohotse ahantu na group yanyu z'inshuti zanyu, noneho ugasanga mwicaye ukubiri, bitewe n'uko maybe uhuye n'abantu baherukaga kera cyane, urabakumbuye, nawe akaguha rwose umudendezo, ntacyo biba bitwaye burya. Hanyuma ugasanga uragiye, uratwawe, muraganiriye na za nshuti, utangiye kurengera umudendezo wa sheri wawe, nta nubwo wikubita agashyi uze wicare umusange, wenda wongere usubire muri izo nshuti. Hoya, bikarangira uko gusohoka aguheruka mwinjira aho hantu, noneho muraganiriye, byasaba n'amasaha yo gutaha akaza akakwibutsa dutahe, utindaje, ukarenzaho iminota nka 40 ukibagirwa, akagaruka sheri dutahe, ndaje,
ukaguma muri ndaje nk'inshuro 3. Siko icyo gihe biba ngombwa akaba yakubwira nabi aho bigeze kuko abona udashaka ko mutaha. Noneho biba bibi iyo ari opposite sex. Niba ari umugabo usabye madame ati reka njye gusuza bari abantu mbaheruka kera n'inshuti zacu ari abagore cyangwa ari abakobwa, uko aje kukwibutsa ngo dutahe uti ndaje, urumva utabutumye afuha koko? Uwo mugore ntafuha ese azabajije ubuso umugabo we? Niba ari umugore usabye umugabo we ati reka nsuze bari abantu, ukagenda ukamara isaha ntugaruke ku mugabo wawe, akaza ati tutahe uti ndaje, urumva utari gutuma umugabo wawe afuha? Niba ari abagabo wicayemo, bivuze ko utahaye agaciro umugabo wawe, ahubwo ya groupe wayimurutishije. Mbese watwawe neza. Ushobora gutuma yibaza ni iki mwaganire gituma mudataha, udashaka ko dutaha. Nta gaciro bumuha icyo gihe. Naho ubundi uko byamera kose, niyo wahura n'abandi mwareranwe, mwakuranye, mwiganye, inshuti magara bikabije pe ku rwego ndabyumva rwo hejuru, ntabwo ukwiye kuvuga ngo uradamaraye, umugabo uramwibagiwe, umugore uramwibagiwe. Ukwiye kumva ko sheri wawe ari on top, kandi koko niko bimeze. Biba biteye isoni iyo arinze aza kukwibutsa ngo mutahe ubundi, ntabwo uri byo. Ahubwo izo nshuti zawe urazisaba mukazapanga ubutaha mugahura, ariko sheri wawe ntumubangamire. Urundi rugero, mujya mubonana couple, mwari mu muhanda mugenda muri kumwe nyine mwiganirira, none umwe muri mwe agahagarikwa no gusuza uwo muhuye. Mwese akabasuza yego, ariko niba ari nka madame ahuye n'inshuti ye kuko umugabo wenda atamuzi, umugabo akaba arikomereje gato akabareka ngo muganire kugira ngo bwana nako madame aganire gato n'uwo muntu. First of all, urabizi ko mwavuye mu rugo mwigendera mu muhanda, nta gahunda yo guhura n'uwo muntu yari ihari, ariko ugasanga niba inatunguye bwana arakuritse, ntacyo uganira n'inshuti yawe, cyangwa se ni umugabo uhuye n'umugabo mugenzi we, umugore arakuritse ateye intambwe kugira ngo mwiganirire, ukajya ukaganira isaha igashira, kandi ubwo hari izuba, hameze nabi, biteviye gahunda mwari murimo. Icyo gihe iyo ari opposite sex bituma umwe muri umwe arakara, afuha, yibaza ati uyu muntu niki gitumye yumva ko yampagarika bikabije birenze iminota 30. Ntunamumenyesheje, ntunamusabye byibura uti sheri ndakwinginze iminota 30, ukicecekera ukareka mukavuga mu muhanda muhagaze. Icyo gihe rero ni uburangare mu rukundo rwose. Inshuti yanjye, ibyo bintu ni ukurangara, ntabwo ari byiza, kuko ashobora gufuha. Nkuko nkomeza kubivuga, iyo ari opposite sex ni automatic, ni ibisanzwe, nuko bimeze, ntabwo wabikuraho, kuko bita bituma muri we avuga ati niki gitumye umugore wanjye ahagarana n'uriya mugabo bikaba bimaze iminota 30 kandi nta gahunda bari bafitanye, bigenze bite? Niba ari umugore ahuye n'undi mugabo, umugabo nawe abyibazaho. Nawe wa mugabo we nuhura n'umugore w'inshuti yawe, cyangwa se wenda ni cousin wa murumuna w'umugore wawe, niba ari igitsina gore murahagaze muraganiriye, wa mudamu aratangira byibazeho, ese niki gitumye umugabo wanjye amagarika kuri iri zuba iminota 30, uguriya mugore bariho baraganiriye. Ubyibazaho ugasanga gufuha biba hafi cyane muri twe iyo tutagerageje ngo tubyingegesere dutange amakuru ku buryo birangira. Ubundi iyo bibaye ngombwa uwo muntu muhe mu muhanda umupresenta umugabo wawe cyangwa uwo mugore wawe, ukamumubwira kuko nta gahunda mwe mufitanye, mugakomeza ibyo mwe murimo nawe akagenda. Ubutaka barwo muzahura akutabangamiye umugore wawe cyangwa umugabo wawe kumuhagarika mu muhanda. Ngaye nguko rero gufuha muri make icyo nabivugaho. Ubundi ni byinshi, ni birebire, ariko mba nanga kubaruhiriza ubwonko. Ndabizima mufite byinshi murimo, imirimo itandukanye, n'utuntu duke tuzajya tugenda tuganira, ariko uko iminsi izajya igenda tuzadevelopa. Niba ngombwa nzagiraho nkora ama videos tube twanarebana, ariko mbashishikariza gukora ama comments down, mumbwire, mumfashe ibitekerezo byanyu ni ngombwa. Niba ari ibibazo mufite, I'm ready to respond at any time, kandi mbashimira cyane abantu mukomeje kunyereka ko umukunzi n'inyigisho zamenya uhinduke. Meka neza wa mugabo, mukomeze mugire ibihe byiza, dukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19. Thank you.